tugiye kwigira hamwe isomo rivuga ngo kubaho neza. Ntabwo tuvukana imico myiza, tuvukana imico mibi. Kubona imico myiza ni uko umuntu aba yararwanije inarijye. Muri twe harimo impano. Izo mpano tugomba kuzigenzura, kuzikoresha kugira ngo zaguke. Kugira ngo uzabeho neza hari ibintu bitanu ugomba kwitondera. Kugira ngo uzabeho neza, icya mbere gukunda Imana. Gukunda Imana. Yesu ati ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Matayo 6:33. Ntukabure mu materaniro rusange. B. Ntukabure mu masengesho y'umuryango. Niba amasengesho y'umuryango utayagiraga, tangira uyakore. C. Uzimenyereze kwiga Bibiliya no gusenga wiherereye buri munsi. D. Ntugacogore, senga ubudasiba. Niba wifuza kubaho neza, ingingo ya kabiri, gukoresha igihe neza. Gukoresha igihe kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bufite icyerekezo ni ugukoresha igihe neza. Igihe ni impano y'Imana. Buri mwanya wose ni igiciro cyinshi. Twagihawe kugira ngo tukiteguremo kugira imico tuzahorana mu buzima bw'iteka ryose. Gupfusha igihe ubusa rero ni icyaha mu bindi. Kizaza mu rubanza. Gusoma ni ikintu cyiza cyane. Soma igihe ufashe akaruhuko. Mu gitondo kare mbere yo gutangira amasomo cyangwa urangije akazi, bishobora kuguhesha imigisha myinshi. Fata nibura iminota 30. Imike ishoboka ikwiye kuba 15 buri munsi. Ushobora kumenya ururimi rw'amahanga. Ushobora kumenya gucuranga icyuma cya muzika. Ushobora kwandika igitabo. Ushobora kugira amagara mazima bitewe no gusoma ibitabo by'ubuzima. Ushobora kubaka urugo rwiza bitewe no gusoma ibitabo bitanga inama ku muryango. Ugomba gusoma ibitabo byinshi kuko bibasha kugorora imico. Ugomba kwiga amashuri menshi ashoboka. Ugomba kwitegura gushinga urugo ku batari barushinga. Nk'abakristo dufite inshingano yo kurokora abandi. Imigani igice cya 4:7 haravuga ngo kunguka ubwenge ni ikintu cy'ingenzi. Jya wunguka ubwenge kandi utange ibyo utunze kugira ngo ube umuhanga. Hari igitekerezo cy'umugabo witwa Graham Bell. Yarakuriye ikigo cy'ishuri ariko yaje kuzavumbura telefone. Yavumbuye telefone gute rero? Yavaga mu kazi, ntajye gutembera hamwe n'abandi, gutakaza igihe mu tubyiniro, gufata agacupa, ahubwo we yaragendaga akihisha akajya muri garage, abo bakorana bakaza kumushaka bakamubura. Igihe cye cyo kuruhuka akakibyaza umusaruro, akaba ari mu bushakashatsi ari gusoma. Yaje kuzavumbura telefone. Murabona ukuntu telefone ifite akamaro mu gihe tugezemo. Niba wifuza kubaho neza, ibanga rya 3, gukunda umurimo. Umugabo witwa Stephen Leacock yaravuze ati, nizera ko amahirwe abaho, ariko uko ndushaho gukora cyane ni nako amahirwe arushaho kunkurikira. Mu Baroma 12:11, Abaroma 12:11 haravuga ngo mugire umwete mwe kuba abanyabute, mukorere Nyagasani mufite ishyaka ryinshi.
Bibiliya igaragaza ko Imana itigeze ihamagara abanebwe kuyikorera. Nta banebwe bazabona ijuru. Kugera kuri byinshi mu buzima ntibishingiye ku kuba intiti, ahubwo ni ukuba umunyamwete n'umunyagahunda. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 10 haravuga ngo ujye ukorana umwete umurimo wose ushoboye, kuko ikuzimu aho uzajya nta murimo, nta bitekerezo, nta bumenyi cyangwa ubwenge bihaba. Niba ushaka kubaho neza, ibanga rya 4, kuba inyangamugayo. Kuba inyangamugayo. Iyo wibye uba wihemukiye. Icyizere wari ufitiwe uzakigarura gute? Ibyo bishobora kugiraho ingaruka ubuzima bwawe bwose. Imigani 22 umurongo wa 1 haravuga ngo kuvugwa neza biruta kugira ubutunzi bwinshi, naho gushimwa n'abantu birusha agaciro ifeza n'izahabu. Tugomba kuba indakemwa n'intangarugero muri iyi si yandujwe n'icyaha. Abihebye n'abashavuye tugomba kubasubizamo ibyiringiro. Hari igitekerezo kindi nakurikiye kuri Radio Rwanda n'abandi benshi baracyumvise umupolisi ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe witwa Bizimungu Francis yatoraguye agakapu ka mukerarugendo karimo amadolari 40,000. Icyo gihe yari afite agaciro ka miliyoni 24 z'amanyarwanda. Umuzungu yaragiye, umukerarugendo yaragiye, ageze i Nairobi ahamagara mu Rwanda, yabwiwe ko amafaranga ye yabitswe neza. Yahise ahindukira. Ageze ku kibuga cy'indege bamwereka ibye, arasuzuma asanga nta kibazo. Yagororeye umupolisi, leta nayo iza kugororera uwo mupolisi, yamuhaye inzu ifite agaciro ka miliyoni 12. Imuha n'umudari urenze 500,000. Yongerwa ipeti. Ubu yahawe burse, yagiye gukomeza amashuri. Urumva ko yungutse byinshi biruta ayo yari kuba yaribye, kandi ubwo yagiriwe icyizere mu buzima. Ibanga rya 5, niba wifuza kubaho neza, kudacika intege. Kudacika intege. Abantu benshi iyo bahuye n'ibigeragezo bahita bacika intege. Gucika intege ni kimwe mu ntwaro zikomeye za Satani. Abasore nibo biyahura cyane kuruta abantu bakuze. Ukurikije hakozwe ubushakashatsi bwemeza ko abasore hagati y'imyaka 16 kugeza 24 nibo biyahura kuruta abantu bakuze. Hari igitekerezo muri Nigeria cy'umusore wiyahuye, yaguze essence aritwika kuko buruse yari yahagaritswe. None buruse ihagaze wakwiyahura? None se abatarize kaminuza ntibariho? Ntukifuze gupfa rero kuko ubuzima bwagucanze. Ntukifuze gupfa kuko ubuzima bwagucanze. Amabanga 5 mu gihe wifuza kubaho neza. Ibanga rya 1, gukunda Imana. Ibanga rya 2, gukoresha igihe neza. Ibanga rya 3, gukunda umurimo. Ibanga rya 4, kuba inyangamugayo. Ibanga rya 5, kudacika intege. Ndagusabira umugisha wowe nkurikiye kugira ngo ubashe kubaho neza utekanye muri iyi si irimo ibibazo byinshi, kandi Imana iguha umugisha. Amina.